barakweka mu gutangira filime yacu dutangiranye n'umufisi wo muri Korea y'Amajyaruguru witwa Lee Hwan. Yari kumwe na koloneli ufite igikovu arangije amubwira ati tugiye gufite misiyo y'ingenzi ku gihugu cyacu. Ati ni misiyo ugomba gukora ntacyo witayeho kandi ukagenda kwiyoberanya mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Anjye amubwira ati iyi misiyo ugomba kuyikora uko byagenda ko ariko kose ugomba kuyikora kugeza ku musozo kuko imisiyo imaze ikinyejana tuyitegura. Muri ako kanya batereka yaciyeho imyaka 2 wa musore asigaye atuye muri Korea y'Amajyepfo. Asigaye abayeho nk'umuntu n'umusivili nyine umuntu usanzwe, ahirwa akina n'abana akabana nyine akagira ngo akigira nk'ikigo ugiye kujya abaserena bimwe abana bakamukinisha nyine akagira maneko nyine akabaho akora umuguru waramutoraguye usigaye umurera amufata nk'umwana we abamwitaho amumenya ariko uwo musore ntabwo aba yibagirwa gukora siporo. Ihwane urabona ko ari umuntu utaribagiwe nanone. Iyo umusore abaturanye biwe babazi ko yitwa Dongu kuko bayaravuye muri Korea y'Amajyaruguru yarahinduye amazina nyine kugira aze kuboneka neza yarabinjiyemo nyine yari umuturage uraho usanzwe rimwe na rimwe akigira ikigo kugira ngo nyine muri rubanda nyamwinshi babone ko nyine ari umuntu uraho utuzuye. Gusa Lee Hwan ntabwo yaribagiye misiyo yamuzanye. Rimwe na rimwe abana bakaza bakamwiba ariko akagumya nyine akaneka kandi ibyo yabonye kurikije iby'igihugu cyo gikeneye. Muri ako kanya umukobwa waje arangije agikanguka mureba mu gatuza kimara kumureba mu gatuza baratunguye yizanisha ibimyirengera nk'aho atunguwe cyane. Arangije aramwitegereza cyane aba ari karashika nyine agashinzi ko muri quartier yabo. Arangije arakitegereza mu gatuza zamujya turareba iki waje ukandebera itabi. Umusore yarana aba yaragiye abika udufaranga ahisha avuga ati nzasubira mu rugo narabaye umukire. Ntabwo bibagirwa no gukura amafaranga bati mfite byinshi mbeke umuryango wo mu rugo. Nuko arangije ntabwo aba yibagirwa gufasha nyina akamufasha bimwe mu bintu bye ariko ngo ntabwo ari nyina byanyabye. Wari umuntu wamutoraguye nyina akamufasha kumuri karisera agakobwa bakunda bayarize icyo yako yose aba yitwa Yulan. Anshara mureba agati ni Yulan akora muri company ntoya afite imyaka 20 byose nyina arabivuga byose aba yarimwize. Nako kaya munamukuse uruki ko ni musaza wa mukobwa tinakubwiye ngo ntukongera kureba mushiki wanjye kuriye uri kumva wa gicucu. Ariko muri iyo quartier hari umugabo wundi ubuze aho Dongo yahoze yaterega ndabiza aho hose nzi ko uri maneko nawe tabimenye ute terega nanjye ibi bintu nanjye bimazemo igihe ati nawe umaze igihe uneka. Anjira mu byati kankwereka kantu taruzi. Anjije ati nanjye mfite amabanga menshi muri iki gihugu ari ibintu naje kureba rimwe na rimwe ibintu dukora tukihindura. Se Dongo dukura ibyo bintu byose wijijisha nta kibazo bibonamo uko Dongo arahaguruka muri ako kanya mu byati ibintu ntuzongeye kubivuga turahanga ushaka kandi bivugira. Muri ako kanya nimukora Dongo yambara imyenda arihinduranya agenda nyine agahindura imyenda akijijisha. Arangije araza agira ikigogi nabwo ku rupango arana yaragiye kuneka abana baramubona. Arangije bamubonye nawe umukobwa abona aratungutse akundangije yumva aratengushye akira isoni nyine uko bukiye. Arangije aramubona umukobwa aramubwira ati bite umukobwa ati sorry kumra ako kanya arongera aryurushye agiye kureba kumbi wa murumuna kagasaza gatoya ka Yuran. Ati sinakubuje kureba mushiki wanjye kuri uzongeye kumureba kuri Dongo nyine abo babara nyine ubona ko batangiye kwisanga mu buzima bwo muri Korea y'Amajyaruguru. Ako muri iyo quartier hari undi muntu abana abari umwana wa mukecuru muri arangije amujyate kuno nkwigisha wiga gutera ingumi ibintu byose uri nawe ujya muri ako kanya. Dongo atangiye kumukubita byanyabyo yarangije amwereka ko namurinze akaba yijijisha akagira nyine nk'inzanga. Aho arazambye atari mu cyatsi nandi kwigisha Dongo karangije ari ubutumwa mweje ambye ati dore ifoto ya mama wawe ngo komeze muri Korea y'Amajyaruguru ko nyine akaza kamushenyera nyina akamwandikira n'impapuro rimwe na rimwe akazifata akazisha munsi y'uburiri bwe. Arangiza akagera nyine ariko rimwe na rimwe ukabona ko afite imbaraga yo mutuntu abandi bavukana ariko bapana mu maraso. Ariko kanyaje bagemuye ahantu babona hari inkuto zimeze nk'iz'abamaneko bo muri Korea y'Amajyaruguru yafatira umuntu mwoye Dongo. Muri ako kanya muramuteye nijoro arangije yambara za ngutangirira mwataka mukubita inguma baramwataka. Muri ako kanya aramukinga bararwana barangana ariko bose urabona ko ari indwanyi zidasanzwe. Arangije atangiye kwibuka kumbuye umwana barahoze bose ari abasirikare bo muri Korea y'Amajyaruguru bose baributsanya no byati ndakoze nari wo muri Korea y'Amajyaruguru. Ati se wowe kuki wajanga nziga nanjye hari akazi mfite inaha ati nubwo twakoranye ariko ari misiyo nanjye banyereje inaha gukora.
nuko Dongo aramwitegereza ati ugira ikibazo ntago ari we naje kure. Dongo mu gitondo yabyuka akabona wa musore atangira kumwigaho amugenda. Umusore nawe aba yaraje yarijijishije ahantu yaje yigeze umucuranzi yayijijishe nawe abona akazi muri kampani yajya yineka tujya kwigisha nkazi gucuranga abahanga ariko ntago ari umwe wahanganye n'abandi benshi nabo bakaza bagacuranga kemezanye no kugira ngo bahitemo umuntu umwe ujya gucuranga. Anshaka gufata uyu munsi no gute nasanzwe n'ibikukinga biri atihangane tingenze gucuranga ni gute nagitsindwa n'umuntu muri kuva mu bwana bwanjye nayigeze nsindwa bigeze hari tigomba gusera atihangane nanjye namaze igihe natsinda ibyo ni ibintu bisanzwe. Muri ako kanya nimugoroba kwa Dongo hari umwana aje kumanga arangije ambwira ati Dongo aje ukamfasha ngashaka muri umwanjye ko twamubuze yabuze gute se timfasha Dongo dushaka muri umwana n'abaturanyi bose baba bari aho hafi bari gushaka bamwana ko Dongo atangira gukoresha ubumenyi afite bwo kunika akurikirana nyine amenya umwana agira avuga ati anibyo yagiye byagiye bica bikira Dongo akomeza kugenda searching ako Dongo ageze ngo umwana abona Dongo akoresheje bwa bumenyi araguruka Dongo akoresheje mirukwane nyine idasanzwe tekinike za gisirikare atangira kwiruka searching no kukanya abona umwana ari kumwe n'umuprofeseri uba hafi naho nyine uwo mwana yigisha angije aho umwana ibyo namubye ati genda ushyire mama wawe ariko nubwo kandi wabikuha ati nsezeranye ko utari buze kubwira mama yuko ari wabikuha. Uko muri ako kanya abantu bangije abona umuntu wambaye ibikariso n'iki Dongo yijijishije yavuga ati dore umuntu ashimishe wa mwana tuyine bamushimuse. Dongo muri ako kanya atayure etage arayitondagera ajya hejuru abantu batanya gutera amabuye aravuga ati umwana wacu bari bamushimuse bamugaranyije umugara mu ati urakoze kubona bari umwana kubukeye. Nuko muri ako kanya batugara ku biro bikuru by'ubutasi abayobozi bicaye umukuru uhagarariye ubutasi bwa Korea y'Amajyepfo arangije avuga ati igihugu cyacu cyarinjira na Siripo agent ati hari bamwe bohereje kandi umwe twamaze kumuvumbura haka ikibazo twibaza turubuze kumukuru ngo w'abasore banjye bari kumuhiga umwongereje naba yicaye ko kumbi wabo wundi bavumbuye ni wa mugabo kwari ibintu bya ice cream ukaza kubyara Dongo ati bamvumbuye kandi baramfashe mbona ukuntu ncikisha umuryango wanjye ducikira mu Bushinwa kuko baraza kwica bose. Ukarangije afuka amati Dongo babarira urumfashe umuryango tucikisha Dongo avana mbona mbwa ati shaka gucika igihugu cyacu ko nguka ati terega nanjye nagaringe tibase nushaka unyica ariko umuryango wanjye ze kuba tibase reka ndirase kugira ubyemera ku muryango wanjye ze kuba. Ukarangije amubye ati rase urako kanyirashe kumbi nasansura bariri Dongo aramubwira ati njya ngusuzume ariko reka nongera kubikora utagize ikindi kirundi ngaruka nawe nzazibara tingiye gushaka ukuntu yica umukuru uri kuguhiga uri ikibazo mu nzira. Muri ako kanya Dongo araza arasa umukuru w'aba agent arangije aramwica kugira atabare wa wundi wari waje kumutakambira ngo atabare umuryango we arangije kumwica avuga ati agent baravuga ati dore bishe umukuru wacu turanga twese ture ko tugara kwa Dongo kugira ngo akandike inzandiko yandikira mama wiwe bishaka zisha munsi y'uburiri bwe. Nuko ninjoro Dongo yaje kwatakwa n'umumaneko ariko wambaye imyenda by'ibikara wifutse ahantu hose ufite imbunda iriho silencer. Uko naje avuga ati rinda urambaza iki Dongo ati wo waje kumara icyahanga kuri icyahanga mbino umuntu woherejwe n'igihugu cye kugira ngo yumve niba Dongo akiri mu murongo w'akazi. Uko arangije baracitse Dongo baramukurikiye komeza kumukirira akiri kwiruka abona aramusize kumbi wa mugore umusire wo muri quartier namubonye Dongo amugara mu ati manuka ngavuze uko bajya kwikina wowe na Dongo cyumanyenga. Arangije atangira kubwira Dongo imwe mu bintu byo atirika mfite umwana uba ahantu ariko naramubuze. Dongo arabyumva ariko araseka yigira ikigoryi ko umugore atangira kurira amutaka mubwira ibibazo byo afite ati nagere ku mazina yanjye nyakuri na uwo mugore aza gutsinda. Dongo aramukirangije aza kureba mushuti we amaneka aramubwira ati nanjye ninjoro hari umuntu anyatatse ninde sakwata umuntu yatatse wambaye imyenda y'umukara kumba umuntu amwatatswe ntakaba yagiye komeza kumukurikirana kumba Dongo aba yavumbuye ko muri anjye amuturuka inyuma. Dongo ataba twibutse kera kumba ari umwana bayarahoze umwana amubwira ati nifuza kuzaba nawe Dongo kumbi Dongo akigera amubwira ati kumbi niho bamurikirana ati ndabona waraje gukorasha ko wamumarika urongera ariruka nawe aracika. Dongo ntiyabitinda kuko yamenye uwo ari we
arataha nk'ibisanzwe. Arangije ageze mu rugo Tongo bukeye karora wa musore ufite mushiki we bavukana ngo ati dore uyu ni mushiki wanjye turi kwiga. Tongo wamwitegereje neza abona kumbi ni maneko nawe w'igihugu cya Korea ya ruguru. Ashaka siyabitinda. Tongo nijoro asa kumutega wa mwana ambwira ati cyuri kunekura muryango ati nanjye ni mu kazi nkuko nabakoreje mu kazi ati bakize akazi kakunana ko Tongo yumva hari abantu baje atayisha wa mwana. Ako kanya kumenya umukobwa uzamutse kumwe n'ikindi kigabo kiri kuza gishaka kumufata ku ngufu. Nuko Tongo arabibona ngo ati genda utabara wa muntu ati ngiye nago apfa kwigaragaza. Ukina atabura murongo uri ase w'umunyakoreya yepfo yati wegera umutabare kuko yamura musaza wize gukomeza kugira icyizere cyinshi. Nuko Tongo aza gufata wa mugabo amumarika ahantu nishe umwamika byabyenda bigeze kumusanga na yambaye amubyinisha ibibyino byabagiye ngo niwe ushimuta abana mushyireho icyo cyaha. Nuko bukeye babaneko batatu baba bari kumwe bose kuri abakoreya ya ruguru. Arangije bumva hepfo wa mukecuru uri kurera Tongo bamwatatse banarikuza bamwishyuza bamena ibintu. Tongo arangije arabibona. Tongo kwihangana biranga arangije arata akazi yishwe n'umuntu utazi kurwana. Aza afata ikigabo kimukubita imigeri kimukuta n'amabi kikubita hasi ku mukecuru aje bamutasa agiye kumutasa. Tongo atambika ikiganza bagiye kumuta mu bicupa. Tongo agiye kurakara akamubwira ati mukecuru nimba aba yaramupfunga nanjye ati wikataka. Tongo ihangana ataza kumenya. Tongo atangiye kubaza se yaramfunguye cyangwa ko bwije. Wa mwana wa mukecuru abimenye avuga ati njye reka nze njye kurwana nakunana n'umuryango wawe basigaye bawataka biteza ko Tongo nijoro araza yambika kakani imyenda yanjye akajya atigenda muri akazi ko yataka ahantu kuri cya kizu cy'ababona batatse kare yohereje kakana karabataka bose karabakubita. Ko wa musaza we nawe yagize ikibazo bavuye kurwana avuga ati njye mu muryango wanjye ndi tayari kurwanira ariko abasaza babataka babura ubusa bishoboka ati ngenda hari mu gihe mari umuryango wanjye ugomba kuba se. Tongo akigira ikigonge nyine. Bukeye wa mukecuru akaza atangiye kugabura kakana kakamaneko kakabyanga akavuga ati bityo yasire yibona kisha. Muri ako kanya tugara muri Koreya y'Amajyaruguru kuri minisitiri ari kumwe n'abakoloneli wahaye misiriyo rihun yo kujya muri Koreya y'Amajyepfo kujya kunekayo. Nuko minisitiri aramubwira ati abasore wihereje ati ukene kubagara none aho ukabazana kandi ari abanyabyaha yo kubagambaniye igihugu. Nuko ati ugomba kubagara ku bwiza n'ububi ati kuko bagambaniye igihugu kandi ikindi ugomba kubazana nk'abagambanyi bakuru. Nuko koloneli arangije abyumva abamukoloneli ufite ubwoba avuga ati byiza se wase nkabazana n'abisha kujya tubita abagambanyi ubu bapfana icyubahiro ndetse nkazagenda nkabicirayo bakazapfana icyubahiro. Nuko minisitiri avuga ati nuko bitekereza ati ngiyemo uburenganzira ubu ninjye nzabikora bose nzabica bose uko ari bose. Kuko tugaranga ari Tongo asigaye yishimiye ubuzima bwo muri Koreya y'Amajyepfo sigayeho yishimye. Nuko muri ako kanya abona mesaje ya maneko umwari cyangwa ati maneko nyinshi ziri muri iki gihugu batangiye kuzica bamenye bamwe batangiye kutuvumbura. Ati muri ako kanya abona kakana karaje kamutunze imbunda. Muri ako kanya umuhungu wundi nawe mu maneko ku ruhande bose bakubaki ati se utunze imbunda ni iki? Ati bavuze ati twese tugomba kwicana. Ko muri ako kanya yihuni abarayimwatse anje aramusubiza ngo ati imbuta nyizeye ati ngaho nyica turiya bintu bari gukora ati n'undi bazongera bashaka ko twicana twese. Ko muri ako kanya ya kipe ishinzwe guhiga za maneko nayo yo muri Koreya y'Amajyepfo yakuvuga ati bamaneko bamwe twe twabumbati bamwe dusanze bapfu ko twara ko ari hun hari tageti muri kwijosi. Ati umwe muri maneko aravuga ati nawe twakubumbati umwe muri za maneko ati nawe tugomba kugufunga. Arangije amutunga imbunda. Rihuni bamaze kumutunga imbunda nikanga ugaragumya aramure ati buri warijijishije. Muri ako kanya umuntu wamwatatse aramukubita. Nuko wamumanika atangira kurwana ashaka gucika kumbi ni wa musaza utabaye Rihuni. Jamubwira ati ngwino ngutabare nkwerekana ujya kugira muhindure. Nuko arihinduranya aza kwegera umukecuru amubwira ibyo byose ambye ati burya ko ari maneko waje muri iki gihugu kuneka. Ukaza kubwira umukobwa ko
yamukundaga nyine ameze nk'utangiye kubasezeraho yasire yo muri kayitsi yarangije aravuga ati no adresi z'umwana wawe tasigaye aba muri Amerika kandi ugende witware neza uzamubona ati hariho n'itike y'indege kuri adresi ntwari muri ako kanya iyo ubona atangira kwataka kuba bashimuse kagatipe gatoya no kuba bakavumbuye bagafashe uko atangira kuvuga ati rihunira mu muyiga ati kandi mucunga umutekano neza mu gihe akora ihuna arangije aza kureba wa mushuti we aramuga ati numfashe tujye gutabara wa mwana wo mu kazi akatangira kumukuramo amakuru amaze ati ninde wakoreje muri iki gihugu waje gukora iki tubwire n'abandi mwambye ati ntabyo nzi nta muntu wanyohereje ko muri ako kanya ihuni aza guhura na koroneri wa mukoroneri ufite ukwaho njera mutesa aramuga ati siyo mwadutumye zimwe twatangiye kuzuza ariko bamwe maneko zacu yafashwe ati ahubwo ikintu ukwiye gukora n'ugenda ukamwica nuko muri ako kanya nabo bamutunze imbunda bashaka kumwica ibona baracitse muri ako kanya koroneri bamukubise umugiye basimbuka etaje agwa hanze muri ako kanya twatwana ko muri kasiye tumubonye turaza turamwegera tumubwira ati ko ufite amaraso simbutse hariya ati barabaga bashaka ati wajya wese reka kurwana n'abantu bose ubona barangije bamutwikira mu butaka abana ntabwo bazi ibyo kumbi kakagabo kaje kagiye kumurasa ahantu muraje arakakunga arangije abatera ivansi umwana baragenda baracika twana badusigano ishe hafi y'ibyo etaje ko barangije baragenda bagiye kureba wa mugabo wundi atwaraga ibya ice cream ambye ati mbafitiye ahantu ho kwisiga tizi n'intwaro watuzaniye tizi n'intwaro kuko waduhaye ko rutubwiye ngaha niho hari barangije arabaseka aterega namwe nakumubizi ati nanjye nimaniko nanjye bakuye mwese ngiye naje nje kubaneka ati kubatanga ariko gutabara umuryango wanjye yarangije akora iyi misiri yose ninjye wayipanze imyaka yose mpamvu nemaze igihe muri iki gihugu kuko umusore ateye ibuye kimwe mu birinzi biba biramurinze ubundi baramwataka batangira kurwana bavuga ati mu bataka bose mubafate ati nanjye ibingi ndi gukora umuryango wanjye nakunira kubigenza muri ako kanya bamukoroneri nabo baraje bumbi mu nzira bari kuzana babandi kuri butasi bwo muri Korea y'Amajyepfo nuko wa mwana baracitse araza atangira gutabara bamwe asaba sniper hano atangira kuba byagenze ute kuvuga ati mucike muri ako kanya abandi babazi ko byarangiye kuba bazengurutswe umukoroneri wabo n'abandi basirikare bo muri Korea y'Amajyepfo tipa atangira guhangana nabo nuko riho narwana na cya kigabo wa mukoroneri we aramukubita abamurusha nyine yurumva umuntu ufite amapeti ntabwo bapfa kuyatora muri ako kanya babasirikare bandi bo muri Korea y'Amajyepfo babaraje basanga ahagaze kuri wundi baramurashe umuntu wamurashe n'umwe muri ni kakana nuko wa mukoroneri abafashe igisasa aravuga ati reka dupfane twese n'ubundi ko turi batatu nuko umwe wo muri babasore aritanga basimbukana etaje muri ako kanya baraturika ihuni kenda kaba kamwishe yaguye ikibumbure wa mwana atangira kumenya ati rihuni kanguka rihuni kanguka gabanya ubwogi atangira kumukubita n'ikumwe arangije rihuni atangira kureba umwe mu mafaranga yoherezaga umuryango we kumwe umuryango we baruwishe atangira kubuka n'umukecuru amureraga kumbi aba ari we nyina wabyanyabyo atangiye akimara kubimenya ko yoherejwe mu kiriya gihugu igihugu kiwe cyanyabyo nuko wa mwana kirasa nabo baramuturikije baramurasa iyo agiye kumwitanya nabo babamurasanye mu cyimba cya wa mwana barangije bamarika etaje bita hasi baranapfuye ko filime yacu irangira kaba birangiye riho napfuye kuri riho ni mukugwa aho ngaho arangije atangira mu buzima bwe bwani batanya kubote akifuje ko turi batatu yaba twakonya kubukira hamwe turi inshuti twajya kuvuga tutari mu buzima nk'ubu filime yacu akaba ari uko irangiye nimba ikunze ushobora gukanda subscribe kandi na share kugira ngo tubagezeho inziza nyizi ni byinshi byiza cyane tubabikiye.